Hello guys, welcome to our YouTube channel. Twagarutse murabibona noneho murabibona ngubu ndacyambaye pinjama nibwo nabyuka ndacyambaye pinjama. Ejo umuriro waranciranye nangiye kubabwira akantu keza kacaho gatuma ntakavuga. Ubwo nari ngiye kubabwira ngo hari umuntu wambwiye ko yafashe message ariko reka ariko mperaho tujye twirinda abantu bacu, tujye twirinda gufata amatelefone y'abagabo bacu ngo tujye gucekingamo ibintu tutabitsemo. Agari byiza, ibyo byagusenyera, byakurwaza umutima. Agari byiza, ibanga ryo kubaka rugakomera no cyambere na mbere nukumanza utakwita kuri telefone y'umugabo wawe ujye kwicekinga ngo yirirwe urebuzwamo. Aya agari sawa rwose, agari sawa. Telefone irarusenya, ujye mufunga umwuka niyo wakumva ka message bitazatubera nka wa mugabo me telefone yasonye umugore ayifasha agiye kuyimuhereza agira ngo agiye kwicekinga ahubuka muri dusha aragwa kubera ubwoba bw'amabi yikeka. So guys, nashaka kurangiza akajambo ejo katarangiye, kamera yaranzimanye murabibona, imisatsi yanjye isa nabi pe nibwo ndi kubyuka ndacyambaye pinjama muri kubibona guys. Ejo na mfite akazi kenshi muri iyi nzu, noneho bwira ntakarangije ubu mfite akazi kadasanzwe dukurikirane. Ubu nibwo ndi kubyuka murabibona, umukobwa wanjye hangaha ari kurya muri kubireba. Hi ni yanjye ari kwirisha ari kurya. Noneho mundebere, oh my god, mundebere imyenda ngiye kuzinga guys. Mundebere imyenda yose ngiye kuzinga. Isi nizere ko muri kubibona, murebe. Too much. Aba diaspora twara gowe akazi katubanye kenshi ntago ari cyane ariko ni kenshi, aba ari kenshi cyane. Kwe ntago tugira abadufasha bamwe bita abakozi, ntago tubagira abakozi bo mu nzu kuko buri muntu yikorera ku giti cye. Kazi ko mu rugo kaba kakureba nta miteto kandi ukagakora neza cyane murabibona mfite byinshi byo gukora. Ngiye kuzinga iyi myenda, so mpite njya mu gikoni. Ndava mu gikoni ubwo ndi kwitegura kujya gucyura umwana ku ishuri. Basi ramuzana ikamugeza ku muryango ubundi nanjye nkamufata. Guys, look this, too much clothes. Oh my god, you see what? Ndarangiza kubizinga ryari namwe murabibona, ndarangiza kubizinga ryari. Ntago byoroshye. Yes, iri reswiri murabibona nta miteto. N'umwana mba namwigishe kwirisha abari kurya abari kwirisha nta mikino. Guys, ntago babyoroshye ariko abantu bose no gukomera. Hari abantu bajya baza muri diaspora ari bashya bikabacanga akayarwana depression kubera ibintu kutabimenyera. Nimbe naho nimbe naho tuvuge nk'ahantu ba waraturutse nyine muri Afrika, tuvuge hangi baraturutse nko mu Rwanda urugero. Nimbe naho atambukaga wenda niba muba no mu gipangu harimo abapangayi bagera muri 3 cyangwa 4, ukabana byuka mu gitondo kavuga ati mwaramutse. Aha rero siko biri burya. Aha ibintu ni hatari. Aha ngaha umva mwaramutse ni kuri telefone.
ntago byoroshye uwo mwanya kujya mu rugo rw'umuntu ngo mwaramutse, umwanya kubona na face to face ntago babyoroshye. Guys, reka mukurikiranire ibyo ngiye gukurikizaho. Ngiye gutekinga shower first, manje nabasuhuza, noneho akazi ngiye guta nzinga imyenda nyirangije nteke, ndangize nk'umwana shower, ndangize ubundi mudukurikire turajyana 5 kuri 5. Ngiye kujya mbereka imirimo ya Amerika kitoroshye. Abantu bari muri diaspora bose ntago mworohewe ndabizi, ariko tujye twihangana. Yes sweetheart, yes. Okay guys, nababwiye uko bimeze. Uko bimeze murabibona, ndi kwigendera mu muhanda, igihe cyo gucyura umwana kirageze. Izuba ni ryinshi munyihanganire. Mwabibonye umwana mu mugongo. Umuco ntugacike, umuco ntugacike. Umuco ntugacike guys, bimeze neza cyane. Nta kwibagirwa umuco, nta kwibagirwa umuco. Nuguheka tugashyira mu mugongo iby'ubusirimu hasi. Umuco ntugacike rwose. Ni hatari, tugiye gucyura umwana, amasaha yo gucyura umwana arageze. Ubu duhagaze kuri stop sign, dutegereje umwana. Murabibona imodoka ziri kugenda, murebe. Look, the stop sign. Hagaze ahantu basi igigeza umwana. Noneho guys, twiganirire rero mugihe dutegereje umwana ngo aze. Twiganirire ubundi hashye. Haryoshye, bimeze neza. Akazuba kabonetse. Ubushize hari imbeho nyinshi cyane, ariko ubu ngubu hari akazuba. Ntago byoroshye aba diaspora muri rusange twese. Ntago ibintu biba byoroshye, bya bindi byo kugira abantu badufasha mu ngo zacu hasi. Nuko byibagirwa ubundi hagashya, ugakora ukajya kampani ukavayo, amasuku yo mu nzu akakumva ukayamenya, kila kitu buri kimwe cyose ku mutwe wawe. Ntago biba byoroshye, ariko bikwiye korohera ikibi n'ikiza. Oh my god, nkumbiye mu Rwanda ubundi ngatembera nkaruhuka, ngakuramo esheke nkagaruza rwose. Guys, nimpagera bizaba ari ibicika kabisa. Ndanahakumbuye cyane, igihe kibaye kinini. Komeze twiganirire, umwana ntaraza, ubwo basi ribuze ndaza kubibereka. Ni hatari, ariko we uziko wicara mu nzu ukabona neza umunsi urije, ukabona umunsi urije unduraje undi n'undi gutyo. Ntabwo biba byoroshye mu gihe iyo ngiyo unahamagara umuntu mu gipangu uti yewe ko aryamiye byagenze ute, mwaramutse, ukanakomanga ukanamubaza. Oh my god, hariyo siko biri rwose. Mwaramutse ni kuri telefone, rimwe na rimwe nayo ntuyitange bitewe rimwe na rimwe ntuyitange nabwo bitewe n'ibyo urimo, n'ibyo wabyukiyemo. Ushobora kubyukira mu bintu byakugize busy cyane, ukabuhuze cyane, ukaza gutanga mwaramutse saa sita. Uhishije ibya saa sita, ni hatari kabisa.
ntago babyoroshye. Ubu ngubu tegereje umunyeshuri ngo hashye. Murabibona mba nirebera imodoka zitambuka ku mihanda mu kureba abayisi n'abagenzi, imodoka zitambuka ku mihanda, abantu bitambukira. Ntago wapfa kubona umuntu uri kugenda n'amaguru. Reka nafashe umwanya wo kwitembeza, nkitembeza ahantu harehare n'amaguru, niho mpura nabo. Ariko buriya nk'ubu kumubona umva nimboneka rimwe, ni rimwe na rimwe. Ntago biba byoroshye, ariko murabona ko nahetse. Nabonye nta kuntu ndi ufate kamera n'umwana mu kaboko ngo mfate umwana noneho mfate na kamera ngo bivemo. Ntago byari kuvamo rwose, never. Bitamushira bitamushira mu mugongo. Mwabibonye? Nifashishije igitenge mushira mu mugongo. Ntago byoroshye iyo mwumva abantu ngo barwara depression ibaho ngenda yemera cyane aba diaspora, abantu baje vuba batari bamenyera ubu buzima tubayemo. Ntago biba byoroshye na gatoya. Yirirwa mu nzu rimwe, akirirwa mu nzu bwa kabiri gatatu, umva agatangira kwiheba, nta muntu uri kumubwira ngo mwaramutse. Ni hatari n'ukuri. Kambareke guys, dukomezanye ndaje mbereke ukuntu umwana agiye kuza mu kanya. Sawa, dusubire. So guys, nababwiye ko ndibuze kubereka umwana kuri basi. Ntabwo nabiberetse ukuntu yahavuye ari kumwe n'abandi bana, kandi gukamera abandi bana utabiherewe uburenganzira ntago byemewe. Bavuye muri basi bari kumwe n'abandi bana ari benshi, bituma ntafotora ngo mbereke uburyo ki ari kuvamo muri basi. So noneho ubu nageze mu rugo, nabahaye shawa, nabakarabije, bambaye pijama, bari kurya. Ndaje mbibereke, bagira urusaku cyane. Wow, go close. Wow, wa mbere nguyu ari kurya. Muri kumubona umukobwa wanjye Siri. Say hi mama kobwa, say hi. Ako ntugashavure. Nguyu yego mama furahaye. Dore umunyeshuri. Dore nguyu umunyeshuri, murabibona umunyeshuri. Right now I'm eating food. Ku ishuri byagenze ute? Mwize gute? Good. How you learn in a school? What you learn in a school? We play. And we play again. And then we see on carpet. We go in bus. And we go home. That's it? And we learn ABCD toys. Really? And me, I play with number. Wow, eat. Drink. Do you love Papa, sweetie? Do you love Papa cup? Mama, me too, I love purple. Really? Yeah. Wow. Guys, mwabibonye.
ya nuko rero abakobwa banjye nabakarabije bari kurya bagiye kuryama urabona ko bari kurya bambaye pinjama noneho tugiye kuryama noneho ibindi bizamubibona bikurikirana uko biri kuri gahunda bye tuzasubira yes sweetheart